ariko sinakubwiraga gusa ibi ngibi mbimenye ngavuga muri urugo ngo ndi umusazi saa 3 saa 4 ni uri gukomanga ku rugo nguri gutaha gusa ni papa Mutesi ibi byose aho bitera nubwo uri kubyirengagiza nakubwira ngo mfira ku mukobwa wanjye none reba ishyana dukoreye turabigenza ute sinababwiraga se ngo ni itabi narivuga ngo ni itabi nkababwira ngo ibyo uyu mukobwa azabazana muzabifatisha amaboko abiri papa njye nakubeshe nzaho iranda uretse muze mbabwire hasi n'abakigugira kabisa ndakundi byagenda atari ahubwo jya vuba ni karibu injira ndi kwihuta injira ni karibu oya ntabwo ndi kwinjira ndi kwihuta muzi hano ndi kubashaka dushaka wakwinjiye ko injira nta kibazo uno munsi ntabwo ndi kwinjira injira ni iwanyu injira hasi mwanyumvishe mukaza tukavugana nabahaye amafaranga yo kugura inzoga zo guhereza abagabo mu gihe turi mu misango y'ubukwe byarabaye akwize simo bibaye ibihumbi bingahe 600 mbongeza amafaranga yo kudekora aho twari turi bwicare bibaye amafaranga ngahe ibihumbi 700 ubwo rero yose amafaranga yanjye mwaka kanya nta wikungumuye nta numwe wisararanze utagize ute wisararanze mushyira ariko nawe Simoni reka kwifata gutyo nako umugore utwite indi itari yanjye Simoni umva reka nkubwire ariko tuza ibintu bigendeke gahoro ntuze kuduteza ingaru hano iwanyu uraza wisanga buri kimwe cyose iwacu basike ko mutanze igihe Simoni ntabwo munsi mba nayavunikiye attention toujours mba nayavunikiye Simoni ndega mate ndewe hano nakagurishije ngakwishura ako Simoni nuko ikima uranze ntabwo ari ahanjye ndakondesheje nusa aguma amafaranga 200 birava hego mva rero mubwira baca umugani mu gifaransa ngo se tromper et me kibira kureba nukuri kima nawe umenye ibintu byabaye muri rugo ahangaha asome ndewe kutere kumusobanuramwe navuga vuya ngo nibiki shira bizi ko twasenganaga kandi twararirimbanagura bizi shiriri niyobera rikomeye ry'ukwemera nari ngiye kuryama nijoro ngiye kuyarosa mwuka yarambonekera arambwira ngo ngiye kubyara umwana w'umuhungu ngo ngiye gusimbura Mariya ngo nzamwite Emmanuel nuko rero ugiye kubyara Yesu rwose pe ni gucyo byagenze nagiye kumva ndi hano mu nzu numva ingubo zirakubise amatara mu nzu yose amatara gabaгаrazini haba umwijima gusa tuye kumva twumva iryo jwi riri kumubwira muda tubyumva ku mugaragaro iyi ngope natwari turi kujya twicaye turi ku meza tubona marayika araje ni gutyo byagenze ntabwo akubashye ni gutyo rwose Yesu w'umunyarwanda ubwo bivuze ko nagiye kuva Yesu w'umunyarwanda cyane Imana iri kumwe na ariko none akanakumira ibyo byose koko wamugani murandekaritse oya nukuri niko byagenze ibyo bintu ntabwo bisobanutse nukuri niko byagenze ni gutyo byagenze nta bikindi bamwe ku meza abandi mu gitanda iyo uyu mukobwa ye yagiye kuryama rwose ngice cyane na nyina ku meza nibyo nuko ntabwo akubeshye pe Simo ndakuramutsa mutoni w'Imana Imana iri kumwe namwe ndagira ngo mbabwire ngo uyu muryango wanyu ugizwe umutagatifu
kubera ko hagiye kuvukamo umwana w'Imana. Imana yabonye nta kundi yaza gucungura abana bayo, yahisemo kongera kuvukiriza umwana wayo ahangaha iwanyu nk'uyu muryango wanyu. Ubu ngubu uyu mukobwa wanyu agiye kubyara Yesu Kristo acungura isi yose. Ubu umuryango wanyu wose ubaye umutagatifu. Baye Yosefu koko dore ngo umudamu wawe pe. uwo ni uw'Imana yari yakuremeye. nibyo pe Nibyo. nukuri nukuri nandi muransaba rwose nimushaka mwongera kuyinywana uzubwo ni wakanga Yongeraho 700 noneho da. aha basi Mwana wanjye urakaze. Umva mwana wa uri umuntu w'umugabo pe. izina ry'Imana ugore umuti ndawukoze Urawukoze. Mwana ngira umuntu w'umugabo. narababwiye Kabisa. umuntu wize escroche nkanjye agomba gutungwa n'abantu bize ubugoryoroshe. Ubu uri kuvuga ndagira ngo ni marayika uhagaze mu ijuru neza, akajwi gatomboye. ubundi njyewe iyo ndi mu kazi kose mba ndimo neza Kabisa mwana wanjye nzagwema. mwumve mbabwire iyi mikino burya bwose ni mibi. Wa ntabwo ari mibi kuri Ntabwo ari mibi mwana wanjye. ukoze akantu ugacamo gutya. Sukwase. Ibi gute? ibintu bibaye ngo bye ndakunda rero mu mwanya ngugu mwavamo ngugu